Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Beni Grace TV. Aka kanya ndagarutse tugiye kongera kuganira ku ndwara z'ibyorezo zitwugarije. Indwara z'ibyorezo zitwugarije, uyu munsi nateguye kubaganiriza ku ndwara ya COVID-19. Ndavuga COVID-19 cyangwa tuyite COVID-19. Ese reka mbanze mbabaze, mu by'ukuri mwese abantu munkurikiye muzi neza ko COVID-19 ari icyorezo cyatwugarije kandi kikadutwara abantu benshi. Mu by'ukuri nkawe wari uhari, wambwira iki? Wakubaza nk'umuntu utari uri muri iki gihugu cyangwa se uzaza mu minsi itaha akakubaza iyo COVID-19 cyangwa se COVID-19 yabaye yari indwara iki, cyari icyorezo kimeze gute, uzamusobanurira iki? Mbwira, urakizi? Cyangwa ni ibintu byahise gutyo biratambuka birarangira, nyine uhita wumva ko birangiye, uravuga uti ndayizi narayibonye, ariko se uyizi hiki? Nicyo ashaka ko tumenya rero. Ndashaka buri wese agire bike yamenya kuri COVID-19 cyangwa se COVID-19, byibura be yanayisobanurira umuntu wese be yaba cyangwa se abe capable cyangwa se abe ashobora kuba yasobanurira iyo ndwara nk'umuntu wari uhari. Niyo mpamvu ngewe nababwiye ko tuzajya tuvugana bike by'ingenzi bishobora kugira ikintu byadufasha mu buzima bwa buri munsi. Yego, aha twatangira tukibaza tuti COVID-19 ni iki? Ni iyihe ndwara? Ni iki? Ni indwara ki? COVID-19 ni indwara ya infection, twavuga ngo tuyita infection, ni maladie infectieuse. Iyo tuvuze maladie infectieuse, ni indwara maladie infectieuse sinskunda ivuga mu Kinyarwanda, munyihanganira ibintu bitagira ibinyarwanda, ariko ni maladie infectieuse ariko iri contagieux. Contagieux ni ukuvuga ngo ni indwara yandura. Indwara yandura bivuze indwara yandura ni indwara ushobora gukora umuntu akayigusigira, ni indwara ushobora gukora ahantu umuntu wirwaye yakoze agahita uyandura ku kintu yakoze, ukayandura akayiguha mu mwuka, akaba yayiguha mu macanjwe, akaba yabiguha agukozeho ahantu hatandukanye mu byo, mbese indwara igoye kuyirinda, sibyo? Ni indwara yandura. Contagieux ni indwara yandura, umuntu ashobora kwanduza undi. Mwabyumvise? Ego, ni indwara ya infection qui contagieux, ni ukuvuga ngo ni indwara yanduzanya, umuntu ashobora kuba yakanduza undi, ashobora kuba igoye kuyirinda rwose, singiye kubeshyira igoye kuyirinda. Noneho icya kabiri twakibaza tuti ese iterwa n'iki? Iyo ndwara iterwa n'iki? Iterwa na virusi bitwa corona. Niyo mpamvu bayise coronavirus. Abyumvise? Bayise coronavirus kuko iterwa na virusi yitwa corona. Niyo mpamvu bayise coronavirus. Aha twakibaza tuti kuki bayise COVID-19? Wakikubaza wakimbwira, agira umuntu umubwira uti impamvu bayise COVID-19. Yes, utabizi rero ntacyo, ubizi ni byiza, utabizi nabyo nawe agiye kubimenya. Ni ukuvuga ngo impamvu bayise COVID-19 nta yindi, ni ukubera yuko iyi ndwara yagaragaye mu mpera za 2019, noneho nibwo yatangiye kugaragara ku isi, igaragara mu mpera za 2019, barayibona barayivumbura, birangira rero bayise COVID-19 cyangwa se COVID-19. Yego, niyo mpamvu rero yiswe COVID-19. Yego, ndibaza muri kugenda musobanukirwa. Nababwiye ngo ndashaka yuko buri wese amenya ikintu, ku buryo umuntu akubaje ngo ese icyo cyorezo kigeze kibatera, umwana uzaza akavuga ati hari icyorezo bambwiye cyabaye uriho, mbwira icyo cyorezo ni ikihe, uzagira ibyo umubwira, atari ukuvuga ngo urarya nimubwira uti cyari icyorezo mwana abantu barapfuye barapfa barashira. Oya, bifo kumubwira indwara ku buryo niramukije azamenye uko ayimanaginga, ayijera cyangwa se ayirinda. Yego, niyo mpamvu nanjye nifuje ngo tureke kugendera mu Kigali, tumenye ngo ibyahise twabonye ese umuntu yabisigaranye hiki, abizi hiki. Ndashaka ko mwese mumenya iyo ndwara ya COVID-19 cyangwa se COVID-19, mukamenya ibintu bifatika
ku buryo wayikubaza wese wahagarara kwa muti genda yizi ngenzi ko imeze gutya, yitwa gutya, ifata gutya, yandura gutya. Yes, byo nibyo bizima, nicyo kikwereka kuzi ikintu. Buryo uzi ikintu no kukirinda birashoboka, nta birenze buryo uzi ikintu no kukirinda biba bishoboka. Noneho tugiye kureba ngo ibimenyetso biyiranga ni ibihe. Ibimenyetso biranga COVID-19 ni ibihe? Mu bimenyetso biyiranga tugiye kureba ngo ni ibihe. Ibimenyetso biranga COVID-19, icyambere umuntu agira umuriro mwinshi. Umuriro mwinshi, ubundi dutangiye kuvuga umuriro hejuru ya 37 n'igice biba bitangiye kuba umuriro. Iyo bigeze 38 39 kuzamura biba byabaye umuriro mwinshi. Kigero umuntu agira umuriro mwinshi. Noneho akababara umutwe cyane, ababara mu mutwe ukamurya cyane. Ikindi cya gatatu, ikintu kiranga umuntu wa COVID-19 cyangwa se COVID-19 cyamurangaga nuko uwo muntu yabaga agira ibibazo mu myanya y'ubuhumekero. Mu myanya y'ubuhumekero buriya reka mbabwire, ikintu cya mbere kiranga umuntu kuri iyi si nuko umuntu ikintu cya mbere kiranga umuntu kuri iyi si nuko umuntu, yego, nyuma rero yo kugira umuriro mwinshi no kubabara umutwe ukabije, ikimenyetso cya gatatu nuko umuntu agira ibibazo mu mwanya w'ubuhumekero. Mu myanya y'ubuhumekero umuntu atangira kugira ikibazo. Murabizi mu buzima busanzwe bwa buri munsi, iyo umuntu afite ikibazo mu mwanya w'ubuhumekero cyangwa se iyo umuntu atakiri ku isi, ikintu cya mbere kibikubwira nkawe nuko ubona atagihumeka. Nukuvuga ngo guhumeka aricyo kintu kigaragaza ko umuntu ari ku isi. Rero niba iyo COVID zigafata mu myanya y'ubuhumekero, ufite risk yo kuba nawe uri habi, mbese uri habi. Nukuvuga ngo rero iragenda igafata mu myanya y'ubuhumekero, ukabigira icyo bita ugahumeka nabi, batangira guhumeka insigane. Icyo bita guhumeka insigane ahari mu Kinyarwanda niko nabyita, uhumeka nabi. Ikindi ukaribwa mu gatuza hakakurya, kuko mu myanya y'ubuhumekero iba yabaye atake na ya virus, hanyuma iyo coronavirus bigatuma uhumeka nabi, ikayataka ikayishenjagura, bigatuma uhumeka nabi. Hanyuma kuribwa umutwe cyane nabyo biziramo, no n'uwo muriro mwinshi bikaziramo. Hanyuma ugacika intege cyane, ukumva mbese wacitse intege cyane. Ibyo ni ibintu biranga umuntu ufite COVID-19. Noneho ukajya unanirwa no guhumeka. Uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo umuntu aragenda akajya ananirwa no guhumeka kubera icyo kibazo cy'uko iyo coronavirus yagiye ikataka ya myanya y'ubuhumekero bwiwe. Hanyuma agira n'ikintu cy'inkorora iri sèche, ni ukuvuga ngo ni inkorora idafite igikororwa, nayo iba mu bimenyetso bya COVID-19. Yego, mwabibyumvishe, reka mbisubiremo ibimenyetso ko nshaka ko mubifata. Icya mbere nuko umuntu agira umuriro mwinshi. Umuriro mwinshi n'uguhera kuri 37 kuzamura dutangira kubyita umuriro mwinshi. Icya kabiri ababara umutwe. Icya gatatu ananirwa guhumeka pe. Ukuri kw'Imana ukananirwa guhumeka, ujye wumva guhumeka byanze, kandi murabizi ko umuntu adahumeka rwose nta buzima aba afite. Hanyuma yananirwa guhumeka, akaribwa no mu gatuza, kumva arababara mu gatuza cyane, kuko desha ya myanya y'ubuhumekero iba yabaye atake, iba yatatswe na cya kibazo cy'intuza. Ubundi akaba febre, akagira weakness, akagira imbaraga nkeya mu mubiri, bigatuma yumva atamere neza, akagira wakarimba pe. Yego, iyo atavuwe neza, yidafatira hakiri kare. Noneho tugiye kureba uburyo COVID-19 cyangwa se COVID-19 uburyo yanduramo, uburyo ikwirakwiramo. Donc uburyo yagendaga ikwirakwira, tugiye kureba se ni gute yagendaga ikwirakwira, mukabona irihuta, kuko urimo wabonaga mukumva ngo hayira hageze ahangaha bangahe bakuyemo ese byaterwaga n'iki? Ni ukuvuga ngo mu buryo yakwirakwiragamo ni ubuhe, uburyo bwo gukwirakwiramo ni ubuhe? Ni ukuvuga ngo icyambere yandurira mu mwuka. Ikintu nacyo biragoye kwirinda ikintu cyandurira mu mwuka, biba bigoye, kuko mu mwuka turagendana mu mamodoka, turagendana mu mabisi, turahura mu nzira, turahurira mu ma restaurant, turahurira mu
tubyiniro, turahurira mu tubari, turahurira ahantu henshi. Ni ukuvuga ngo abantu bahurira ahantu henshi ku buryo kwirinda byari bikomeye. Ni nayo mpamvu icya mbere bakoze ari ukwambara udupfukamunwa kugira ngo turinde kwanduzanya iyo covid-19, turinde kuyanduzanya kandi yandurira mu mwuka. Niyo mpamvu bahise bashyiraho udupfukamunwa. Icyo ni icya mbere. Mwumvishe impamvu yandurira mu mwuka, niyo mpamvu badushyira udupfukamunwa. Badutegekaga kwambara udupfukamunwa cyangwa se twabasabwa kwambara udupfukamunwa kuko nibwo buryo bwa mbere bwo kuyirinda, sibyo? Nubwo bitoroshye, wabonaga abantu badukuyeho. Ikindi cya kabiri, icyo ni icya mbere. Icya kabiri yandurira mu byuya. Ni ukuvuga ngo turahuye, ndagusuhuje, ufite ibyuya mu ntoki, deja urayifite, nanjye uhita uyimpereza, nanjye ngahita asuhuza undi nkayihereza undi, n'undi agasuhuza undi mwumvishe ukuntu yihuta, irihuta pe. Icya gatatu, ahandi hagati ishobora kwandurira mu bikoresho, ibikoresho niba nje gakora ku bintu nyifite, ndasigaye ibyo, ndasigaye iki, nawe uzigikoreho ugisizeho. Niyo mpamvu badusaga gukora ikintu ugakaraba intoki, gukora ikintu ugakaraba intoki, ukoze ku kintu undi yakozeho karaba intoki, sanitize icyo ukoze yose sanitize. Ni ikihe mpamvu badusabaga kugira. Harimo abantu babikoraga batazi ibyo ari byo, karaba intoki, kuko kuyikaraba wakaraba ikaba yakuvaho, gukora sanitize yakoraga kuri sanitize ikaba yakuvaho. Niyo mpamvu rero badusabaga gukaraba intoki. Noneho ahandi hantu ishobora kwandurira, ahandi hantu covid-19 ishobora kwandurira, ni ukuvuga ngo ishobora kwandura muri guteretse ndayita gutera guteretse dutonya. Reka duhere wenda nko kuntu umuntu arwaye ibicurane, mu bicurane uripfunye gutya urarangije unkozeho, iyo niyo bita guteretse. Cyangwa se mu kanwa amacandwe, reka tubivuge mu Kinyarwanda, umuntu yabaga ashobora kuba yakuvugisha akaba yagutakiza amacandwe, cyangwa se akaba yamara kwipfuna akagukoraho, arayifite nawe agahita yikwanduza. Cyangwa se ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyabaga kimuvuyemo cy'amaguti, cyangwa se cy'ibyuya, cyangwa se cy'amacandwe, cyangwa se cyo mu mazuru, cyangwa se cyo mu maso cy'amarira, ibyo byose byashoboka kuba byakwanduza covid. Mwibaze namwe, byari bigoye kuyirinda pe. Niyo mpamvu byari bigoye pe. Ubwo nibwo buryo yanduriramo. Buryo yanduriramo mvuze ibintu byinshi, mushobora kuba mutabifashe, ndabisubiramo. Reka nongere mbisubiremo. Yandurira mu magambo make, yandurira mu mwuka. Ni ukuvuga ngo kuba umuntu yahumeka nawe ugahumeka ayifite, kuba yaciye mu mwuka. None ikongera ikandurira nanone ku bikoresho umuntu uyirwaye yakozeho nawe ukabikoraho. Icya gatatu, ikandurira muri guteretse cyangwa se mu macanjwe, mu bimyira, mu bintu nk'ibyo, mu marira y'umuntu yakozeho. Icya kane, mu byuya nayo umuntu agusuhuje, agasuhuza undi, ugasuhuza ibyo baga bitoroshye. Mbese mwumva ko indwara ntabwo yoroshye kuyirinda iyo ndwara, namwe murabyumva pepe. Niyo mpamvu yarananiye kuyijera, ariko twarabikoze. Gusa Imana yarahabaye turayikora, n'ababigendeyemo nyine nta kundi, ntawamenya. Niyo mpamvu rero bisaba kuba uzi uburyo yanduramo. Niba warabasha kuba wamenya uburyo yanduramo, byarikoreraga kuba wayirinda. Hanyuma tugiye kureba ngo ese bayivura bate, bayibona bate, ntabwo ari bayivura bate. Yego, uburyo bayibonamo, bakora icyo bita PCR prelevement, cyangwa se PCR ya prelevement. Donc uvuga ngo prelevement nasopharynx, ariko ukuvuga ngo bayipima. Ababashije kuyipima mwabonye ko bayipima, bapima mu mazuru, bagakoza akantu, bagafata amagute yo mu mazuru yawe bakaba bayipima. Niho yapimirwaga mu mazuru, bagacingiza. Murabizi byabaga bitoroshye, byaranababazaga, ako twarabikoraga. Ni ukuvuga ngo nuko bashobora kuyipima muri prelevement, muri nasopharynx, cyangwa se bagapimisha scanner, bagakora scanner d'ipfumo mu gihe ibindi byanze kugaragara, nabwo bashaka kuyipimamo. Ariko icyorohaga bakunda gukora n'ikirakeshi yitaga igaragara. Ubwo wenda ibindi bayikoraga ari uko umuntu byanze kugaragara, ushobora kuyikora ku muntu byanze kugaragara. Iyo scanner d'ipfumo ushobora kuyikora umuntu byanze kugaragara, ariko
bakora ikindi irindi ubundi buryo bwa kabiri. Yego, noneho tugiye kureba ngo ni izihe ndwara ushaka kwitiranya na covid-19 cyangwa se covid-19. hari indwara nyinshi ushobora kureba ukavuga umuntu urabizi ko umuntu wese yarebaga umuntu akamubona ngira ngo no gukorora byari ikibazo. Icyo gihe warakorora ukagira isoni, Imana gukorora wabonaga ari nk'icyaha. Ariko hari izindi ndwara umuntu yabaga arwaye ugahita wamubona ugatekereza ngo ni covid, kandi wenda ntayo yabaga afite, cyangwa se agahaguruka ko ari covid yagira bakamubwira ngo ntayo afite. Icyambere, hari indwara umuntu ashobora kwitiranya na covid-19. Indwara ya mbere harimo indwara zo mu buhumekero cyane cyane nka gripe, inkorora, tuberculose, igituntu. Izo ni indwara ushobora kuba watitiranya na covid-19. Izo ni indwara zashobora kuba wavuga uti izo ndwara zishobora kuba ari covid, kandi bagupima bagasanga siriyo. Infection virale cyangwa se infection sinzi ko nayivuga, viral infection cyangwa se infection virale. Ari ibintu nyarwanda binanira umuntu. Okay, reka turebe gripe, turebe igituntu, turebe inkorora, indwara zo mu buhumekero, bronchite. Ibyo byose ushobora kuba wabyitiranya na covid. Wabona umuntu afite ibyo bimenyetso ukavuga ngo ni covid, baramupima bakamubwira ngo ntayo afite, akagenda babaye, cyangwa se akavuga ati banze kumvura covid kandi ntayo ifite. Mu by'ukuri ntayo baba gufite ko impamvu byabaga bihuje ibimenyetso. Ni indwara zihuza ibimenyetso zibaho, ariko ukaba wakitiranya indwara kandi atariyo. Yego, noneho tugiye kureba icyo bita prevention cyangwa se prevention. Ni uburyo bwo kuyikumira cyangwa se kuyihagarika. Bakora iki kugira ngo bayihagarike ya covid-19 cyangwa se covid-19? Ni gute twayihagarika? Uburyo rero bayihagarika nta yindi. Uburyo bwa mbere ngira ngo mu Rwanda murabizi bakorera imbere igihugu cyacu kabisa. Ni ukuvuga ngo nubwo mutabyumvaga, ariko nta wundi buryo bwari bushoboye kwihagarika no kubakingira. Sibyo? Vaccination. Ni ukuvuga ngo vaccination nibwo buryo bwa mbere bwo gukumira covid-19, kandi twarabikoze nubwo abantu benshi babikoraga batabishaka, babakingiraga batabishaka, muvuga kubera ibihuha, mwumvaga ibihuha ngo umuntu baramukinyira ngo arahinduka iki, ngo umuntu baramukinyira ngo arahinduka iki. Ariko nibwo buryo bwa mbere bwo gukumira covid-19 twari dufite bwonyine. Urumva, kuyihagarika ni ugukingira abantu barya bapfuye nabo. Iyo bashaka kubona urwo rukingo ntacyo bari kuba. Ariko reka tubanze twibaze ngo ese ziriya ndwara badukingira turi abana, muzi ngo zo ziba ibyorezo? Zabaye ibyorezo nazo buriya zica abantu benshi ku buryo tutabizi. Ibintu tutazi rero ni ukuvuga ngo bagiye kudushakira inkingo ari uko zamaze abantu. Ni ukuvuga ngo n'iyi covid-19 umuntu uzayikingirwa mu gihe kizaza ntabwo azigera yumvaga agaciro k'ukuntu. Donc urabizi ko ubungu wenda bazajya bazibakingira bakiri bato, ariko ntago azamenya neza uburyo yamaze abantu mu gihe gishize. N'izo ndwara rero ziseru, imbasa, ibyo bintu byoretse abantu benshi mu gihe cyashize turabyumva tukabikingira, ariko ntago tubyumva neza nk'umuntu wari uhari icyo gihe. Sibyo? Niyo covid-19 rero nayo umuntu uhari ubungu ni wiyumva kurenza uzabyumva nyuma ari kwikingira, bavuga ati ariko ibishinge bantera, cyangwa se avuga ati ibishinge mu nterero umwana ije. Okay, twega turayumva kuko tuzi uburyo yadutwaye abantu, tuzi uburyo yaduhahamuye, tuzi uburyo twamaze igihe tuba mu nzu byaratuyobeye bamwe. Ariko wenda nkatwe twega domaine yacu ntabwo twemerera yabaga kuba mu nzu, yasabaga kujya gukora kugira ngo turamire ubuzima bw'abantu. Ariko covid-19 iri mu bintu byahahamuye abantu, kubera ko ndatekereza ko kuva twavuka twese nta byorezo nk'ibyo byaherukaga kuza. Ubundi twabyumvaga kuri radio, tukabyumva kuri televiziyo, tukabyumva mu mashuri, ariko ntago byaherukaga. Ubwo rero ni ibyo ngibyo. Noneho mwambaza muti se ntago bayivura, nta muti igira? Umuti wa covid-19 rero mu by'ukuri ntawo, ahubwo bavura ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo bavuraga ibimenyetso. Niba waba ufite ikibazo mu buhumekero, ni ukuvuga ngo bavuraga niba uzanye inkorora bakavura inkorora, niba uzanye gripe bakavura gripe. Donc bavura ibimenyetso ufite. Ubundi bakagusaba no nibyo wabonaga kuvuga ngo kurya intungamubiri, kurya ibintu abantu baryaga ibintu, mbese kuvura. Ni ukuvuga ngo bavura ibimenyetso. Ikintu kitarabanirwa indwara, ariko hari uburyo ushobora kukinda ukaba wakinetralize ukakibuza imbaraga, ariko kidafite umuti. Hari uburyo rero ubitwaramo, kandi icyo kintu kikaba cyagenda, kuko niba gifite bya bimenyetso gifite nibyo birimo birashegesha umuntu. Ugerageza kubihagarika, kugenda ubikuraho, wa muntu agenda agarura imbaraga, akarya neza, akanywa neza, akagerageza gukora ibintu bitandukanye. Ubundi wa muntu ubuzima bugakomeza, bakamuvura imiti isanzwe, imiti yoroheje, akabasha kumva inama mubwira. Ariko noneho
ukuvuga ngo murabyibuka neza ko mu gukingira abantu baheraga ku bantu bakuze. Ni ukuvuga ngo COVID-19 yaragendaga ikibasira abantu bakuze cyane. Abantu bakuze cyane yarashigishaga kuko iyo yabaga igeze ku muntu ukuze yaramwicaga pe. Yaramwicaga, yashigishaga imbaraga zabo zabaga ari nkeya, iminite zabo zabaga ari nkeya, niyo mpamvu yakundaga kubica. Niyo mpamvu mu buzima busanzwe wabonaga leta y'u Rwanda rwose iragerageza. Yibandaga, no kuvuga ngo yibandaga ku bantu bakuze kugira ngo ibanze bakingire abantu bone bari atake cyane kuri iyo ndwara. Niwe yaheraga ngira ngo murabizi ko bahawe n'urukingo rwa Kangahera kwa gatatu. Yego, kubera ko nibo bantu yashegeshaga. Yego, niyo mpamvu rero buriya COVID-19 yicaga hafi 0.5 za mortalite mortalite z'abantu bapfaga bakuze kubera COVID-19. Niyo mpamvu wabonaga babibandaho cyane abantu bakuze kubera ko iri mu bantu yashegeshaga cyane. Hari ubwo yabaga imufashe ikamwica kandi umuto yawe minite ikaresista. Niyo mpamvu rero COVID-19 babibandaga ku bantu bakuze. Gusa ntimusobanukiwe. Ndatekereza buri wese afite ikintu asigaranye mu mutwe azabwira bagenzi be, azabwira abasigaye inyuma, azicara akabwira abantu tu covid nyizi gutya, nyiziho gutya, yarangwaga nibi, yari imeze itya. Ukicara ukabwira umwana wawe amateka ya covid, ukamubwira ibyabaye, ukamusobanurira, akaba yakubwira ati Imana we, icyo cyorezo nawe akicara akakimenya nkuko wicara ukabwira umwana uti Imana we, kera habayeho, cyangwa se muri umubwira amateka yaranze u Rwanda, amateka yaranze igihugu cyacu, ukanamubwira covid, amateka yaranze covid 2019. Ndatekereza nshoboye kubabwiraho mu buryo burambuye COVID-19, kandi nizere ko hari ikintu benshi musigaranyeho, kuko nabiteguye mbibona yuko COVID-19 hari abantu benshi bashobora kuba batarasobanukiwe na COVID-19. Hagati aho rero nkaba nibutsa abantu bashyashya bakigera kuri iyi channel yanjye ya Benny Grace TV ko bajya bankorera subscribe, like, share and comment mu kugira ngo munyakuraje mumeze dukore ibiganiro bitandukanye. Ntacyo bitwaye, muraba mukoze ibyo nyine birahagije. Murakoze cyane. Naho utaha abafite ikibazo nabo banyandikire muri comment, cyo ntabashe kuvuga nabo bambaza, nta kibazo ntazakibasobanurira utaha. Ndumva ngewe yaraho ngo ngejeje kubabwira iby'ingenzi, nabwo ko nazambabwira ibintu byinshi bituma umuntu agera akibagirwa na duke yari afite. Umuntu yababwira ibice biringaniye. Murakoze, bye.